Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabashuje bene data namwe inshuti bakundwa mwese abakurikira iki kiganiro. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe. Ndizera yuko muri amahoro. Turi kuwa kabiri tariki ya 15 z'ukwa kabiri. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu munsi mwiza. Mwari mumenyereye kubana nanjye muri iki kiganiro ku munsi wa mbere, ariko ku mpamvu zidaduturutseho byabaye ngombwa yuko nongera kubana namwe kuri uyu munsi wa kabiri. Byose bihuriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hari ijambo ryo mu Baroma rivuga ngo kubakunda Imana byose bihuriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nuko rero turashima Imana kuri uyu munsi wa kabiri. Imana ishimwe. Nkuko nabibabwiye ejo, iki cyumweru cyose mu biganiro byacu bya Saveur Divine tuzaganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'umusaraba wa Yesu Kristo. Hari imbaraga zabonetse ziturutse ku musaraba wa Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi twungutse twebwe abizeye umwami Yesu. Hari inyungu twakuye ku musaraba wa Yesu Kristo. Hari byinshi twahungukiye. Bimwe mu byo twungutse tubibona muri Yesaya umuhanuzi, Yesaya igice cya 53. Mu by'ukuri Yesaya yahanuye ibyerekeye uyu musaraba wa Kristo. Yabivugaga bitaraba, ariko akabivuga ari nkaho ari kubireba. Yabivuze mu myaka myinshi mbere y'uko Yesu ajya ku musaraba. Ubuhanuzi bujya bugira imvugo itangaje, imvugo itandukanye niyo tumenyereye. Umuhanuzi ashobora kuvuga ibintu bizaba muri 2050, akaba yabivuga uyu munsi, ariko akabivuga biri mu ndagihe, ukaba wagira ngo ni ibintu biri kuba ako kanya, alors que ari ibintu bizaba mu myaka iri imbere. Uku nguku rero niko na Yesaya yavuze ko uyu musaraba wa Yesu Kristo avuga ari nkaho mbese byamaze kuba, ariko yabivugaga ari ibintu bizaba nyuma yaho. Reka rero dusome ayo magambo yavuze yerekeranye n'uyu musaraba wa Yesu Kristo. Yesaya 53 uhereye ku murongo wa 4 handitse ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana ishimwe cyane. Ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yakubitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana ishimwe cyane. Murumva yuko iyi mvugo y'umuhanuzi Yesaya abivuga ari nkaho byamaze kuba. Ukuntu avuga iby'uyu musaraba wa Yesu
ni nk'aho byamaze kuba, nyamara byari bitaraba. Hari hasigaye imyaka myinshi kugira ngo Yesu azaze ndetse azajye no ku musaraba. Nuko rero Yesaya yerekwa iby'uyu musaraba wa Yesu Kristo, aravuga ati ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Ku musaraba wa Yesu Kristo yikoreye intimba zacu, ntabwo yikoreye indwara z'ubumuga, ubumuga buboneka ku mubiri inyuma gusa, ntabwo yikoreye ibyo abana b'abantu babona bibabaje biboneka inyuma, ahubwo ngo yikoreye n'intimba. Burya mu mutima wacu hashobora kuba agahinda, hashobora kubamo intimba. Nta muntu uzi ureba mu mutima w'undi ngo amenye ibiriyo, ariko Yesu we abona ibiri mu mutima, akabona intimba zacu ngo akazikorera, akazishyiraho. Haleluya! Imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Ku musaraba rero yikoreye n'imibabaro yacu. Hanyuma ikindi yakoze cyiza ku musaraba ni uko ku musaraba nanone yikoreye ibicumuro byacu. Niko iri jambo ritubwiye. Ibicumuro byacu nibyo byatumye Yesu abambwa, arakubitwa, arasuzugurwa, bamucira mu maso, baramushinyagurira, baramutuka, ariko umusaraba ibyo byose arabyirengagiza, ibyo byose arabyihanganira. Aravuga ati ndakomeza nitange ku bw'aba bantu. Ndetse ngo agiye kuva mu mwuka, akimara kuva, mbere y'uko ava mu mwuka bwa nyuma, yaravuze ngo byose birarangiye, byose birarangiye. Ku musaraba Yesu yikoreye ibicumuro byacu. Ku musaraba Yesu yikoreye indwara zacu. Ku musaraba Yesu yikoreye intimba zacu. Byose yarabirangije. Ku musaraba Yesu yari ari kuvuga ati ntibikiri ngombwa yuko abantu batanga ibitambo by'amatungo, amaraso y'intama, amaraso y'ihene, amaraso y'inuma z'intungura. Ayo maraso yose ntacyo akivuze, kubera yuko ayanjye, iki gitambo cyo ku musaraba kirahagije, byose birarangiye. Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo ku musaraba yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo kandi igihano kiduhesha amahoro yakishyizeho. Ni ukuvuga ngo ku musaraba twebwe twari abo gucirwaho iteka, ariko Yesu yikorera ibyaturegaga byose abyishyiraho. Hanyuma wumva izindi mbaraga twakuye mu musaraba wa Yesu, ngo kuri we, ku mibyimba ye niho dukirira. Mu mibyimba ya Yesu yagize, ariko umusaraba niho twakiriwe, niho adukirisha. Adukiza iki? Adukiza indwara z'umubiri, akanadukiza ibyaha. Aleluya! Ku musaraba Yesu yadukijije ibyaha. Icyo ngicyo nicyo kirakomeye cyane. Kandi mu mbaraga zavuye ku musaraba ni uko amaze kudukiza ibyaha, yaduhaye n'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana rero ku bw'imbaraga z'umusaraba. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ku musaraba wawe mwiza niho amahanga yacunguriwe, ngo niho amahanga yacunguriwe. Igorogota wahavanye iminyago wiboneye mu maraso yawe. Aleluya! Uwo ni umuririmbyi wa Rehobote waririmbye gutyo. Nanjye ndashimira rero umusaraba wa Yesu Kristo, ndashimira yamva nziza, ndashimira umwami wacu Yesu, kuko yitanze ku bwacu, akadukiza imivumo yari turiho, akadukiza indwara zo ku mubiri ndetse n'izo mu mitima, akikorera imibabaro yacu ndetse n'intimba zacu.
Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane kuko yitanze kugira ngo adukize, aduhe ubugingo buhoraho. Nuko rero mbifurije kongera kugubwa neza mwumva iki kiganiro. Ndabifuriza kugira ngo mwongere muha agaciro umusaraba wa Yesu Kristo, kuko ku musaraba twahungukiye byinshi. Imana ishimwe cyane. Mugire umunsi mwiza, tuzakomeza umunsi w'ejo. Amen.